Manchester United yamaze kubisinyisha umukinnyi ukiri muto cyane w'umunya Colombia yitwa Christian Orozco. Uyu musore imukuye muri equipe ya Fortaleza, no musore w'umunya Colombia yamaze kuba umukinnyi mushya wa equipe ya Manchester United. Uyu musore azaza muri Manchester United mu kwezi kwa karindwi mu 2026 ubwo azaba yujuje imyaka 18. Ubu ngubu afite 17, no musore ukina hagati nka nimero 6, musore ukinisha imbaraga nyinshi cyane, no musore ufite impano mu by'ukuri muri Manchester United. Bizera yuko babonye umusore ukiri muto ufite hazaza heza cyane, ariko afite akazi kenshi ko gukora, harimo kwiga icyongereza ndetse no gukora cyane, kubera ko umupira wo muri Amerika y'Amajyepfo nago usa nk'uwo mu Bwongereza. Rero hari akazi ko gukora kuri uyu musore, ariko ku makuru mfite nuko atanzweho miliyoni 1 y'idolari. Azaza muri Manchester United mu 2026 mu kwezi kwa karindwi. Uyu musore nibwo azaba joining abagenzi. So ngibyo Sami, umusore yitwa Christian Orozco, umusore mu United guze miliyoni 1 y'amayero. Abagira umwana ni projet no gutangira kubaka ibintu byayo. Isoko rya hariya hakurya muri Amerika y'Amajyepfo ama equipe menshi arariganye, na United yarebye ba Kaisedo bavayo, ireba ba Makarista bavayo, muri kijyanye no kubafatirana. Ari ikintu cyahindutse. Ari ikintu cyahindutse kuri ku isoko ryo muri Amerika Latine. Mbere barindiraga ko babanza bagakura bagakina muri shampiyona zabo, bamara gukina bakabona kuza mu makipe manini. Niko ba Coutinho baje, niko ba Neymar baje n'abandi batandukanye. Ariko kera ko iyo bakuze bahenda cyangwa se bakaza basabwa kwiga ibintu byinshi bitewe nuko uburyo bakina umupira navuga ngo uremfomo muri Amerika Latine, babisaba kubakora akazi kanini kugira ngo baba bafite impano y'umupira, ariko imitoreze itari ku rwego rw'ejo gukina umupira uri modern. Bikaba ushobora gusanga ufite umukinnyi ushobora gukora kuri baro nyinshi, ukaba ushobora gucenga abakinnyi 5, ariko ushobora kumushakira ama assist, ugasanga assist ni nk'ebyiri cyangwa zingahe. Aricyo cyagiye Benzema yashaka kuvuga ngo Vini ntibongere kumupasi. Bahitamo gufata umwanzo wo kujya babasangayo, bakabagura ari batoya, bakabazana mu academy yabo, aho kugira ngo bakosore ku rwego rw'elite, ukabakosora ku rwego rw'abana muri academy, amara kumukosora akaza kuza muri equipe ya mbere. Icyo ni kimwe mu bijyanye muri sportif. Ibijyanye n'amafaranga sasa, iyo amaze gukandagira muri equipe nk'ubu ngubu ari kuba igikombe cy'isi yatinije imyaka 20, iyo amaze gukandagira muri equipe ya mbere, yakiriye muri za Palmeiras na Zande zizi abakiyi zagiye zigurisha b'amafaranga menshi, nazo biba bimeze nko kugura n'indi kipe yo ku mugabane w'Uburayi. Ntibatinya nese Vitor yaguzwa ngaye, ntiyaguzwe muri za 30 na yego atari 40 na 40, ibintu ngibyo nese aguzwa ngahe Hendrik, aguzwa muri 40 nawe. Aguzwa ngahe Franco Mastantuono hafi 60. urumva bitewe nuko babizi ko isoko ryahenze, uragenda ukamugura ari umwana utaramenya ikizavamo iwabo. N'ubundi ikintu cya mbere baba bagambiriye kuva muri favelas, abenshi baba bafite ubuzima butameze neza. Akenshi kuva muri favelas no kugura inzu, nta nzu ya miliyoni, nta nzu yarenze mu madolari, nta nzu y'umuryango isanzwe yarenza miliyoni miliyoni y'amapaundi, nta nzu y'umuryango usanzwe. Niba ushaka Washington DC, nta nzu yarenza miliyoni isanzwe, inzu y'umuryango, atari etage, itari mall, akaba ari miliyoni y'amapaundi. Ni amafaranga menshi, ariko ku makinnyi ni amafaranga make. Basigaye bagenda bagahita basanga bati wenda niba yatekaga yotsaga amafi. Uyu we ni n'amayero rega, ni miliyoni y'amayero. Nibyo ndi kukubwira. Bahita bagiye ikintu basigaye bakora, basigaye bagenda bano bana bakamenya icyo imiryango yabo ikeneye. Niyo babayeho nabi bagahita bateke n'inzu, bagahita babagurira inzu nk'ibihumbi 800 by'amayero. Bagafite bati wenda bakoraga iyo business gucuruza amafi ku ikarayi ku kagoroba. Nyine ahantu twita ku mafi Kicukiro n'iki ku kagoroba, bagahita bamukora supermarché. Kandi ibyo ngibyo ntibyatwara miliyoni zirenze 3. Bagahita babasinyira iki uwo mwana, akabati mu mugubane muri equipe muzamutuzanira umwaka utaha. Umwana akabaragiye akabako intego ya mbere yo gukura ababyeyi muri favelas akabarayikoze. Ibindi equipe nayo ntiguhenda kuko ntibizi ngo hazavamo iki, ntibizi ikizavamo umugani w'abaraperi.
isoko ryo muri Amerika Latine abantu basigaye baryataka ryo vuga ngo bajye kwigurira ingemwe ntibakigura ibiti byamaze gukura basigaye bigurira ingemwe bakaza kwikuriza mu mapaundi bamutanzeho 750. Urakoze cyane. Mu mayero ni miliyoni 1 y'iyero. Mani iri kwirinda ikosa nk'iryabaye kuri Kaisedo. So ngira ngo Nepo uyu ni umwana wa kabiri United ikuye muri biriya bihugu byo muri Amerika y'Amajyepfo nyuma ya Diego Leone. Biragaragara ko United ngifite y'umugabo witwa ndeba amazina ye hano yitwa Giuseppe Antonaccio. Umugabo ngo bashyizeho ngo abajya bashakira impano z'abakinnyi hariya hariya United nayo niba yatangira kupa hari ahantu muri kara gace ni wabo w'impano z'umupira. Samira avuze ikintu gikomeye ariko gisigaye kiranga abakinnyi bavayo. Diego Leone ko bitarakunda nyine nicyo ngiye kugusobanurira gukina none isukura yo nicyo ngiye kugusobanurira. Buriya mwana abonye ko no muri za Brazil Chelsea maze igurayo ni impano zivayo atari produit fini muri iki gihe muri iki gihe n'abana nyine nibadi ntago bagitegereza ngo uvuge ngo reka tumureka zakurireyo kuko iyo urebye na Brazil ubona ko mu bakinnyi bategurwa cyangwa se uburyo babazaga bafite imbaraga abenshi baza ari Burayi baranafeiringa uzareba benshi barano gusubirayo abenshi bagese yasubiyoni yabaye igitangaza namaze gutsinda ibitego 12 muri match 20 yaraje i Burayi Real Betis iramupima Barcelona niyo yari yajemo nyine ndabyibuka Barcelona yasinigeze nyibara kuko bavugaga ko babonye musimbura Robert Lewandowski batarushye urumva ntacyo twe twavugaga Robert Lewandowski wari uhari nabanza najye mu nkweto ye azabone kwipima no mu ya Suarez ubundi ajye mu mibare minini yasubiye mu rugo rero icyo navuga ama equipe menshi amaze iminsi anabikora ugasanga bafite abagabo babakurikiranira impano cyangwa se bascouting izi impano ziri muri Amerika y'Epfo byarenze Brazil na Argentine biri kujya no muri izi za Equateur kuko iyo urebye abakinnyi baheruka kuva yabo bakaisedo byagenze neza njya mbyibuka Manchester niyo mpamvu nari nkubwiye ngo iri kwirinda ikosa nk'iryabaye kuri Kaisedo ubwo Valencia yamubarangiraga bo bakabona ko atari umukinnyi wo kwizerwa cyane rwose kuri miliyoni 5 Manchester United igira hijya guciririkanya ngo havemo 2 zibe 3 sha equipe independent irababara cyane batavuga ati ni mu byihorere Manchester United yagiye kugaruka bitagikunze nabwo ikiri muri amafaranga aciriritse kaye Brighton iramwizera iramwitwarira ibitinze yibere mu ikipe ya Chelsea n'umwe mu bakasero ubona bazaba beza rero Manchester United yavuze ati reka twirinde iryo kosa yibuze dushakire mu bato ubona Manchester United ikindi kintu iri gukora ubwo vuze no baheruka kuzana Diego Leone uyu mwana Rosco se wenyine ari n'undi mukinnyi bari guscoutinga nawe inkuru zagenda ijyanze mu minsi iri imbere kuko ni 2 ubundi ndibuka ko nko mu mezi abirashize ari mfite abana nka 6 uribuka babanya bafite undi umunyamari uri kwitwara neza nawe ni na captain ikipe y'igihugu ya Maria bato baramufite umunyamari ubwo cyo kuri wa mutaramu wundi nawe baheruka gusinyisha no munya Senegal bahise bazana muri academy mu minsi ishize arundi mwana bashyizemo bari kumwe barimo barabazana benshi rero ibyari icyo bisobanuye Manchester United ubona mu rwego rwo kureba uburyo yemeza abafana ko nayo yaba equipe y'inyamupira cyangwa se gukora ibintu kinyamupira kubyemeza abantu urumva iravuga ati tujye mu mujyo kwerekana ko turi gutegura Manchester United yahazaza natwe tuba twashatse abakinnyi ariko ikibazo kibazwa nukubyemeza abantu cyane uyu musore yitwa Cristiano Orozco no mukaseri afite n'umukaseri rwose metero 178 avuye muri Fortaleza ikipe y'igihugu ya Colombia yabatenje imyaka 17 amaze kuyikinira match 9 nta gitego aratsinda ndimo ndeba tu video twe mbona no tipe nyine mugufi ubona ko ufashe hasi ufite amarelance meza ufite baro ku kirenge ariko ubwo nyine no gutegereza tukareba muri rusange icyo waje gufasha iyi equipe ya Manchester United. Inkuru zihari ziravuga yuko ngo iyi weekend igihe uyu mutoza yaba atsinzwe umukino yitwa Ruben Amorim ashobora gutakaza akazi ke bakavuga ko abakurikirana cyane makuru mu gihugu cy'Ubwongereza ndetse n'abanyamakuru ba Sky Sport bakavuga ko deja Manchester United yatangiye kugenda ibaza abatoza batandukanye bakaba bavugaga yuko yari yegereye Sir Alex
ni sa Gareth Southgate, ngiye kuvuga ngo ni sa Alex Ferguson, ni sa Gareth Southgate. Babyibuke ko iyo nyuguti ya sa barayimuhaye rwose. Ahita babwira ko atari interested kuza muri Manchester United. Amakuru rero yiriweho avuga ko ngo ikipe Manchester United yaba kuri liste ya mbere yabashizeho umutoza w'ikipe ya Crystal Palace Olivier Glasner. Na Paul Mason yavugaga ati sintekereza ko bizaba ikibazo igihe Manchester United izabimuhamagaye kongera gutekereza kuguma muri Crystal Palace. Kuri uyu mugoroba ari kuri Sky, numwe mu baripota bakomeye cyane yitwa Kave, avuze ko chief reporter avuze ko ikipe ya Crystal Palace ngo kuri izo circulation zivugwa yatangiye kwihutisha gusinyisha kugira ngo yongerere amasezerano umutoza wabo Olivier Glasner. Ubundi kuri Manchester United kuba batakaza umukino wa Sunderland cyangwa se niba utakaze byavamo kwitabirukana Ruben Amorim, cyangwa se n'ubundi yari akwiye kuba yagenda, cyangwa se nkuko yabivugaga mu gihe cyashize ngo nyuma y'amahitamo mabi, ndavuga Roy Keane n'abandi bari bari kumwe, kwango barahisemo amahitamo mabi yo gusinyisha Ruben Amorim, ngo nicyo kibatera ubwoba bwo kumwirukana. Siko kibundi yatinze ngo nuko bahisemo nabi, ngo ahubwo bahagaze ku ijambo ryabo. Nimba West Ham yarakoze iby'abagabo ikavuga iti reka twikize umweskoro uryamye hanga udatsagira dutijya dufasha, United yo kukitabona ko yibeshye. Reka kwibeshya biba, ahubwo ikibazo ni ukuramba mu kwibeshya. Uzi gukora ikosa nyizo ugakomeza ukarisubira irangira ari kubanya ikindi. Ko ngiye mbona Manchester United yaranatinze gutekereza gutandukana na Ruben Amorim, kuko Ruben Amorim ashaka afite ubushobozi ariko adafite ubushobozi kuri Manchester United, kuko nanone n'imi kindi mfite ubwoba yuko na Oliver Glasner nawe yaza akabankaho ko Manchester United nanga suka abatoza ariko uzari baberega na Ruben Amorim ntago ari we mubi cyane, ntago ari umutoza mubi cyane ku rwego rw'uko yanago gutoza Manchester United, kuko Manchester United yamaze kuba mbi, yamaze kuba hano agomba kuza kwangiza kariya z'abantu. Oliver Glasner nawe naza yirukana, nimba byumva yumva muri Crystal Palace atarahaturije, naza kuri ku muriro hariya, noneho kibazo ahantu umuriro gukoramo ntaza hano wakirizwa. Uko byabivuze se ko yazaba hitagira umutoza, njyewe ahubwo bizarangira ikibazo bizangiye abantu bose batayishaka. Rega United Ben ikeneye ibintu byinshi kandi bitarimo kwirukana abatoza. Akoze fa kubushiza tugaga ngo ubuyobozi bukabwaragiye bwarega ntago bwagiye, hari ukubozi kugera uko hari abantu tutagira ubuyobozi, ariko ubuyobozi bushoboye kuba washyiraho imyanya ugashyiraho n'abantu, byo ni ibintu bisanzwe rwose, birasanzwe birakorwa na nose. Mbese nta bihugu uzi bitayobowe hano bitabayobozi, ntabyo uzi se none se nyine niba hari se. United yo harimo kwibeshya ku bantu baza mu myanya tout simple, nta kindi kwibeshya ku bantu baza mu myanya gusa. Ruben Amorim n'ubundi ubona ko anaze Manchester United banabikurikirana hafi, bonaga ko harimo abantu batari bamwita batumvaga impamvu, ndetse n'uwari directeur sportif yaragera bivuyemo kubera iyo mpamvu. Urumva rero ni umuntu nyine baravuga ati ibyo ashobora gukora umutoza mwiza n'amakora muri environment nziza muri Portugal, byanashoboka rwose ko n'ubwongereza yaza bigakunda, atari ko nanone nimuze kuza kwireba ABCD bakagiye bagiraga bavuga ibintu bishobora kumugonga muri United, kandi kuko nibyo biri kumugonga. Ukabona ukarareba ubwayo na Manchester United ubwayo nayo nagira kuri ikintu kizima gifatika cyo kuvuga ngo none twakubaka ikintu kiza cyareshya abantu bose kuza bagakorera hano. Environment ubwayo iri hariya ntago ari nziza. None se ngo Lightcliff so nafite 28 so ushinzwe ibikorwa biri tekinike muri iki cyumweru. Lightcliff we ubwe yahisemo guhamagara Joel Glazer kugira ngo bahure baganire. Bahuriye hehe? Bahuriye in New York. Kuko kana ugira ngo Glazer yemere kuzinira ko byabaye intambara, kuko atuye Florida ahantu bita muri bahita ngo ni muri Tampa, ubwo wenda muri Amerika barabizi. Na gace kabakire cyane ka muri Florida gatuwe n'abantu 400 na bingahe gutyo, ka muri Florida kabakire cyane ariho bagrizers babo. Benja mujya za Dar es Salaam aho hantu habaho wosohokana za Dar es Salaam habaho hameze gute habakire
Kimisagara we ntuhazi uretse na Dar es Salaam Kimisagara abakire batuye ntuhazi ubwo rero urahibwira Ratcliffe nawe ubwo yagiye muri Amerika muri iki cyumweru turimo tugiye gusoza ko yagiye bava ko yagiye ku munsi wo kwa kabiri ubwo ni hirya ashize umunsi umwe agiye kwa mbere ngo nibwo yiri indege nyine ajyayo abona na umuntu kwa kabiri kandi ngo ibyo barajyuganaho n'ubunini ibyo ngibyo byose bijyanye n'imiyoborere mishyashya bashaka introduce kureba amayirema bibeshyeho bakayarekura kandi muri izo irema bibeshyeho harimo n'umutoza ubwo urumva Ratcliffe bisaba nayo kujya gusobanurira abanyimigabane myinshi icyo agomba gukora abanyimigabane myinshi ibijyanye n'ikipe bashobora kuba batazi n'umwenda yambaye ku isi ukusubungu cyangwa nuko babona ifaranga ryaje kuri konti ibyo byose harimo ibintu byinshi cyane harimo process harimo ibintu byinshi ibyo byose ni ibintu bagomba baravuga ati ngiye navuga ko dutegure projet nayo ntibayumvikanaho ngiye navuga ko icyo tureba uyu munsi ni resulta zishoboka ikipe ishobora kugira ukuntu uyu mutoza adafite mu bushobozi ntago ngewe buriya Simba ashobora kubyumuni umutoza udashobora gutsinda imikino ibiri yikurikiranya ntago ushobora kumutegerezaho sezo kandi buriya kwirukana umutoza mu gihe ntabyo kurengera ugifite nabyo nta gisobanuro gihari byaba byiza rero muri weekend mu gihe Sunderland yabimutsinze kubera ko hagiye kujyamo ibyumweru bibiri byategurwa n'undi mutoza akaba ari uzaza gutoza Jurune yakanga ahubwo yaba ari ya munani akina na Liverpool akaba ari uzakina na Liverpool kuko utsinze Chelsea Imana irayiguhaye ariko mu gihe twatekerezaga ko ugiye gukurikizaho undi mukino wa kabiri Brentford ntabwo ushobora kuyitsinda biranze kutsinda Brentford niba byanze kutsinda Brentford Sunderland ikaba yaza nawe ntuyiboneho resulta ugiye gukina na Liverpool na Man City Dewe twaba tugeze mu kwezi kwa mbere ntacyo kubwira abafana ba Manchester United igihe ari sezo yabicitsemo kabiri ntacyo kuvuga ufite turarebera kuri kubihari kandi wareba mu byukuri mu kubura kwizo resulta ubuyobozi mu bunenge mugire gute ariko reka mfate ibice bibiri bishoboka mfate igice cy'abakinnyi fate n'igice cy'umutoza staff technique ya Manchester United yoboye na Ruben Amorim kimbona itabyaza umusaruro abakinnyi United ifite wena ntituba tumereze resulta ziremereye zihambaye ariko zishoboka babe bazibona gutsinda umukino umwe ugatsinda n'ugukurikiye ku ikipe y'umupira w'amaguru nka Manchester United ntago bikwiriye kuba binanira kubona amanota 6 mu mikino ibiri icyo rero nge mbona nuko hajemo amahame y'umutoza abakinnyi bayubaha kuko ari boss wabo ariko burya iriya mikinire mu gihugu cy'Ubwongereza biragoye jewe nejo bunahoze nibaza mu makipe yose uhanganye nayo mu gihugu cy'Ubwongereza nibiyo systeme nibiyo philosophy yawe ariyo yakora ariyo yagarura ibintu ku murongo mu yandi makipe 19 asigaye uyibona he Fulham ni byikina Brentford ni byikina Brighton ni byikina Tottenham ni byikina Liverpool ni byikina Arsenal ni byikina ko ari ifite abadefenseri benshi kwisi ukibaza bigenda bite kugira ngo utsimbarare kuri ayo mahame yawe kandi ntaze ngo yempoze babandi bakuretse ngo bigumane ubundi iyo ufite ibanga kubitisha rikwiriye kuba ari ibanga rigufasha kuba kubita ako niba ko kubyita ibanga ukabyita na philosophy n'amahame ashobora gutuma wabatse utabatsinze ikibazo bari iki ikibazo bari iki ahubwo niho ndi si question gusa ya formation na style deje guhagarika abakinnyi be mu kibuga kuko n'uwo mutoza bashaka wa Crystal Palace nibyo akina ariko byibura we sibyo yatangiye njye mbona ari mu kibazo cyane cyane cya team selection n'uburyo akira abakinnyi mu myanya yabo no muri biriya binakina icya kabiri kikaba ko byanze ibitekerezo buri wese agira igitekerezo cyo nk'umutoza agira uburyo aba yumva bwaba bwiza bw'imikinire bwamufasha ariko hari igihe byanga jya nanga urugero na master wabyo wabitwaranye Premier League witwa Antonio Conte kandi Premier League rero twita ko league ikomeye yaraje arabitwara ageze muri Napoli birapfuba abakinnyi ba Giovanni Di Lorenzo baramubwira bati ntabwo ibintu tubibasha abashyira mu byo babasha batwara igikombe cya shampiyona
ahora niwo muvuno bashoboye bumva gutangira kugura abakinnyi babyibonamo nka nyine bashyiramo ba Mactomina uyu munsi yinjijemo barazimuso Yurandi araryohewe cyane yinjije De Bruyne Yurandi aravuga ati noneho nabo maze kubona impamvu Harandi yatsindaga ibitego byinshi ntabwo waba uyu muntu agukina inyuma ngo ubure ibitego kuko bari mu bintu profile zirajyana n'abakinnyi profile z'abakinnyi zirajyana n'ibyo uwo mutoza arimo arabakinisha ariko ku myaka 38 30 kariyeri yacyari ntoya muri coaching urakiga niba Pepe Guardiola akubwira ati hari n'igihe njya kubaza abatoza ba golfe nkajya kubaza abatoza ba ibi bakina barwana n'ibiki ba rugby kugira umenye uko natoza football afite uyu munsi ari umutoza wa mbere uremere ufite izina rinini uri successful mu batoza basigaye anga niba kubwira ngo aracyajya kwiga who are you ukiri umubigina ukirwana abakinnyi barakwinginga barakubwira bati ibintu twe ntabwo tubishoboye ndarahiye niyo yaba papa kama mbega no kuvuga ngo ni Imana ntekereza ko rero atinya aba personality ye niyo nabanje no gukemanga cyane mu bigaragara ariko yaje harabikina bitanga n'umusaruro ngenda navuga ni rwose ku ikipe agiyemo izamubare ntizamwicire kariyeri y'ubutoza nishwanyaguje none anga siwe wa mbere n'abamubanjije niko byagenze sibyo biranashoboka ko wakwinjira icyo cy'abantu bahora bakibaza ariko byagenze icyo cy'abantu bahora bakibaza sibyo abatoza bahora birukanwa buri gihe rero n'uwo Grasner uyu munsi y'igitangaza umaze n'ubu arimo arakina amaze gutsinda 2 niba atarongeramo ikindi afite match arimo gukina muri conference league amaze gutsinda ibitego 2 agiye gukina na Dinamo Kiev agiye kumara match ya 19 adatakaza niyo record kuri club level no makiwe ni muri na Crystal Palace no bwambere nibyo mvuga no kuvuga ngo iyo mibara afite n'ubundi yarayifite hakurya ngarutse ku cyo Fuad yavugaga uyu bafite nona wabaye ikibazo yarayifite muri Sporting City nagiye karya nka 4 yitsinze 4-1 irayerimina sibyo niyari sezo yari yabanje niyari kwemo yari ebyiri zabanje niyari yatsindiye Arsenal Emirates ari kumwe na Sporting cyane. He was a very promising coach ku rwego bavugaga bati ku buryo ngo bavugaga ngo baratekereza ko bazanamuterurana na Hugo Viana bakajya kubasimbuza Guardiola na ibaza abantu bari ibaza umutoza wari kuri iyo level za Liverpool zaramutekereje ko yajya gukorayo yarafite imibare myiza pe nk'iyo Oliver Grasner